Ah, sinzi icyo Imana ishaka ni ikizi, ariko hari impamvu Imana iri kumpa message ngo nzitambutse ariko nazisengeye. Nk'uko Imana yaje kunyereka mbona amatorero menshi, ariko yaje kumbwira ngo ADPR ntabwo Imana iyibona. Numvishe ngize ubwoba. ADPR ni itorero rizwi, ADPR gute na gute, ndavuga ati se gute utaribona? Irancecekana, ntiyambwira mu buryo itaribonamo, ntiyambwira mu buryo itaribona nk'uko isanzwe ireba hose. Numva ndaceceka, sanagira ibindi bintu, irancecekana, ikomeza kunyereka yandi mayerekwa. Inosa, umuntu yakwibaza se abantu bose bajya muri ADPR bose nta Imana babona, cyangwa ntago nemere kubikubaza? Ibyo byose ntabwo mbizi David, ntutume mvuga ibyo Imana itambwiye. Udasanga ngize, ugasanga nikora umusaraba, ugasanga ni buriya twe iyo dutanze message twayitanga ko itatubwiye, ingaruka ziza kuri twebwe. Urumva nuko nyine ariko nkuko Imana yakubwiye nayo ngiye kubaza ati se buriya Imana yaba yarabonye ADPR na mbere? Imana nuko nyine wakomeje kuvuga ati sinkubaze mbere yarayibonaga cyangwa Imana yemeye ko inyereke imbwira ibyo ngibyo ngo mbivuge. Ibyo biba birarangiye. Ibyo birangiye nagiye kubona mbona mu muhanda, umuhanda habaye impanuka nyinshi zitunguranye. Abantu bakora ingendo baze gusenga kwezi kwa gatandatu, hari impanuka igiye kuba ikomeye. Ubwo ndabwira abantu bakora kuko igihe umuntu adushaka gusenga Imana gutya, Imana igahita irokoramo abantu, yamara kubarokora ubugingo bwabo bugakomeza. Yes, ni by'agaciro gakomeye kuditema hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umutumirwa wacu uyu munsi. Ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana, ni umwana w'Imana, ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Uyu munsi rero twagira andi mahirwe, undi mugisha ko ngakuganira nawe, yitwa Innocent. Mumenyera hano kuri Gonarike Plus, ariko mujye mumenya ko igihe cyose yicaye ahangaha ni umuntu ukunda gusenga, umuntu ukunze gufata ibihe by'amasengesho. Iyo yicaye ahangaha aba afite ikintu gikomeye agiye kutubwira, cyane cyane ariyo mpamvu ngushishikaza gukurikira ikiganiro cyose kugira ngo uze kugisoza, kugira ngo wumve ubutumwa bw'Imana. Ariko nanone hano kuri Gonarike Plus nk'uko mubizi, twebwe dukunda ijambo ry'Imana kuruta ibindi byose. Turaganira ariko nanone tugashyisha akanya k'ijambo ry'Imana. Bivuze ngo nidusoza kuganira turashaho ijambo ry'Imana. Inosa, Karame, ndakwakiriye. Murakoze kunyakira David. Nkuna uburyo usenga, ndagira ngo udufashe. Yego. Maze dushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ize kutuyobora muri uyu murimo tugiye gukora, kugira ngo twebwe nitwiyobora ahubwo iyo ibashe kubigiramo uruhare runini kandi rufatika. Amen. Karibu. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Amen. uri Imana mu buryo bwose, uri Imana twishimye, uri Imana tutishimye, twarize uri Imana tutarize uri Imana, twarashatse uri Imana tutarashatse uri Imana, twarabyaye uri Imana tutarabyaye uri Imana, ubuzima bumeze neza butameze neza uri Imana nta kizaguhindura, twarize uri Imana tutarize uri Imana. Hallelujah. Tela bosiala, tela vote de kia chandele manda, la bi enemande le vohole bashaini manda. Imla haini la kita lamle jemo. Melalisation amble hai katanda visa la blanche shain mlahai. Toki la gad kisbo meke bovance mene toki a sens vesai bele boni manda. Orishai de votre de ma ima la chantebe riproblashi enai. Urakoze kuratangirana natwe ugasozana natwe. Kandi niba uko dushaka yuko ushaka ni mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma Innocent nongeye kuwikaza n'akareba hano kuri Gonarike Plus. Yego. Ariko mbere ngo tutangiye ikiganiro cyacu, kugira ngo tubanze tuganeho gatoya, twumve message y'Imana, twumve n'ijambo ry'Imana. Imana yadutumyeho uyu munsi, reka banze ntagitangaza. Babinyemereye? Nta kibazo. Reka abantu badukurikiye mbibiri banga ku bantu babona twakoze ibiganiro.
iyo dusoje dukorana n'umukozi w'Imana tumusaba nimero yiwe kugira ngo umuntu wifuza wese gusengana nawe amubone ku buryo bworoshye. Ibyo nibanga mbibiye. Icya kabiri, niba udukunda ibiganiro tugenda tukugezaho utarakora subscribe, kora subscribe nyaboneka kugira ngo dukomeze tube umuryango mugari nawe ujye ukurikira ibiganiro byacu uri mu bambere. Ibyo ni itangazo rya kabiri ngwaye. Kora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu uri mu bambere. Byaba bigoye kugira ngo ukurikire ikiganiro cyacu kimaze nk'amezi gisohotse, kandi mu by'ukuri ukoze subscribe notification yakugeraho ukagikurikira kikihajya kugira ngo wumve ubutumwa bw'Imana Imana iba yakugeneye uwo munsi. Hanyuma ikindi cya gatatu gikomeye ni uko ugomba gusharinga inshuti yawe. Bino biganiro byacu ubundi babisharinga umuntu ukunda, bihasangiza umuntu ukunda. Iyo umuntu mwifuriza ibyiza umusharinga bino biganiro byacu nawe akiyumvira kugira neza kw'Imana, acyumvira ijambo ry'Imana, cyane cyane ko muri iyi minsi turi mu isi aho isi itatubabariye, cyangwa se turi mu isi aho ijambo ry'Imana rigenda riba gake gake. Ntabwo ngiye kubasobanura byinshi cyane byo mugenda mubona, namwe muzamura imitekerereze, murebe ahantu biri kwerekeza n'ahantu hagoranye. Inosa umeze ute? Bo meze neza. Ujwi ry'amahoro muraho murakomeye? Kujwi ry'amahoro turakomeye. Reka naka gatangazo ngatange kuko ijwi ry'amahoro Inosa abantu benshi bagenda bamudusaba tubiri munsi tugenda tumugarura ariko ntago byakunda, bafite ibindi bintu arimo, nanjye mfite ibindi bintu, murana abakozi b'Imana benshi bagiye batandukanye. Nje akenshi nakire Inosa tuba tugiye kuvuga ku kintu gikomeye. Hanyuma rero kuko tuba tugiye kuvuga ku kintu gikomeye, n'ubundi bafite amagambo akomeye ku ijwi ry'amahoro. Ku ijwi ry'amahoro wagenda ukamusangaho umunsi ku munsi abafite ijambo ryiza. Rero ndababwiye ati umuntu ukunda gonareke wajya no ku ijwi ry'amahoro nawe tukagira ukajya ukurikira ijambo ry'Imana. Niba ukunda Inosa by'umwihariko nakwanga ijwi ry'amahoro, ugenda ukore subscribe, usharinga inshuti zawe, mabwiye atana ni ku ijwi ry'amahoro. Izina rarabyivugira nta byinshi byo gusobanura. Yego David. Hanyuma Inosa uragaragara neza. Kubera Imana. Nawe se ngureba ndakwitegereza ndakwata ariko Mana we Yesu ugira neza pe. No kuri Imana nishimye cyane. Ugira neza bugashya bukira. Yego. Ngwigeze mu Mana wari umusaza ubu musore. Kugira mu Mana byonyine gusa bihindura kwinjira mu Mana gusa. Kuba wagezemo byonyine gusa. Erega akangubwire David, kugera kwa perezida byonyine gusa bisobanura guhindurirwa ubuzima. Nimba bisobanura ukemara kuhagira gusa, niyo wahagira gusa bisaba guhindurirwa ubuzima, isi irakumenya, urumva, kandi abantu bakagutinya. Rero kugera ku Mana nabyo byonyine gusa. Niyo umuntu ashobora kugera kwa Trump, ubuzima bwita buhinduka, isi igahita imumenya. Kandi kwa Trump ni ku muntu. Kandi uwo muntu nawe ni Imana yamuremye. None niba umuntu ushobora kumugira ngo tumenyekana gutya, ugeze ku Mana bigenda bite? Biba bimeze bite? Bose baba bose. Nyine nge nakwitegereza, reka tubanze tuganireho gato kuko mukanya turajya mu ijambo ry'Imana. Reka tubanze tuganireho gatoya ku bantu badukurikiye. Nakwitegereje ndeba umwambaro wambaye wanditseho Rwanda. Made in Rwanda. Ngewe nahinze ko abakozi b'Imana, abahanuzi, abavuga butumwa abantu baza bambaye amakaruvati, batebeje udushati. Ariko kuntu n'umujene umusirimu rwose ndeba kusa wambaye. Yego. Avuga ati Yesu we Mana we batarakumenye barahombye. No kuri barahombye. Agenda ndeba nkavuga ati se Mana. Ariko n'umuntu dukurikiranye nawe nawe atekereze ari gusenga, atekereze ibyo Imana yamanje kumukora naho yamuvanye. Birashoboka ko yasenze Imana ubwo bitangaza akaba yigezemo akaba yaraguye kubera ko ariko asubiza amaso inyuma arebye Imana yamukoreye na Imana yamuvanye no kundi aba yarataye agaciro, ariko Imana ikamuha agaciro imutere kongera kuyigarukaho. Mu myaka 5 ishize wapimaga ibiro bingahe? 5 ishize ni ikibazo nkwibajije, ariko ni wumva utadede ko gisubizo wakire. Oya, napimaga 63. 63 uyu munsi ndi gupima 100. Yewe nuko bitagaragara ko ngiye ibiro mfite nuko wenda umuntu muremure bigaragarira mu magufa, ariko ngiye mfite ibiro 86. Inane bitandatu. Ariko nabyo Imana yari yarabivuze. Kuri yarabivuze Imana nabwiye ngo mwana wanjye uzapima ibiro bitazaguteza ibibazo,
biza nyine ukagaragara kuri supreme buryo n'umusozi wawe uzamuka ntiwahagire wazamuka umusozi ntiwahagire ugasenga ntiwahagire urashaka gusenga n'amasaha 2 mfukamye hamwe ndi gusenga Imana amasaha 2 nkamara ndi gusenga kandi ntagire ikibazo ngira umusozi wose nawe uzamuka ntagire ikibazo ngira yego. Ahubwo se ikibazo nakubaza mu kiganiro cy'ubushize twaganiye uruvuga ko ufite gahunda gutangira ibihe by'amasengesho bimeze biti? Bimeze neza masengesho harabura gato ngo nyinjire yego. Iyo mvuga ngo harabura gato ngo nyinjire nuvuga ngo amasengesho nyine uba wayinjiye ariko nyine abantu baze kwisobanura n'abantu tumaze kuba bakuru kuko umunsi wa mbere gutangira amasengesho umunsi wa mbere uravuna umunsi wa mbere uravuna kuruta indi minsi yose umunsi wa mbere uravuna kuruta indi yose umunsi wa mbere uravuna kuruta indi yose ariko iyo wageze ku wa kabiri indi irirukanka. Ariko se uriya nk'umukristo ushobora kumufata umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu nta bihe by'amasengesho afata ni iki wamubwira? Abameze nk'umusirikare udakora training na siporo abameze umusirikare udakora training na siporo n'ukuri igihe cyose urugamba rugiye ruramunanira igihe urugamba ruje rumuteye ruramunanira arwana narwo ntago arushobora ruramutsinda ni kimwe n'umunyamasengesho rero umara agakubita ukwezi adafashe n'ibihe n'umunsi n'umwe niho byabishuko byose biza bikamufata agacika intege akavuga ngo menze Imana itambona mbe Imana itanzi seramara ukwezi utanasenga koko none Imana irakugire neza wafata n'iminsi 3 ugasenga ugafungurira ku nkoko. Ariko umuntu avuye ngisezerano mpana nivuga isezerano Imana yampaye isezerano mfite isezerano ukazahora n'imfite isezerano biterwa n'iki mfite buri gihe ntagiye twagira ngo Imana yarasohoje isezerano rero niho kubaho mu buzima ufite amafaranga ubikije kuri banki ahari isezerano ubundi ryonyine niho kuvuga ngo ndaguhaye ariko tegereza gusezeranyije inka gusezeranyije amafaranga gusezeranyije ikibanza gusezeranyije internet ndayiguhaye ariko tegeza gatoya ndaza kubiguhereza ntegereje gusezeranyije ko ibinzabikora nyuma y'ukwezi nyuma y'amezi 2 nyuma y'cyumweru nyuma y'isi 3 tegereza gato. Ngo nkawe Imana yategukomeka avuga ati David ndagusezeranije mu bitekereza ariko ariko Mana we uyu munezero no w'Imana pfi n'umunezero barariko Imana uzi David ikinyura kize ikinya tuzi ko ikinya bakigutera wari ufite uburibwe bugahita bugenda ku Mana rero hari ikinyitera abakristo niyo badafite amafaranga ukavuga Imana ukayivuza utavuze ngo se ndarya iki ndambara iki biragenda bite ukavuga ntacyo witayeho ariko umuntu udafite ikinya yatewe na Kristo ahita afate kugira ngo usengere rekura ituro uwo muntu rero abafite nta kinya baratewe na Kristo ashaka uburyo bwose bwo kwirwanirira mu buryo bwose bushoboka natwe uyu munezero rero Yesu yaduteye ikinya tutanabizi niyo mpamvu twumva nta kibazo Kono tugana turi free turi kuvuga Imana rwose mu buryo bwose ubati nta n'ikintu na kimwe tubuze yego Imana ishaka kuvuga ati David ndagusezanije ariko ushaka kunsezanya nk'umwana w'umuntu ariko Imana yo yego ubundi isezerano ry'umuntu ryo uryizera uko uribonye ariko isezerano ry'Imana niyo waba ugeze uri guhumeka umwuka wa nyuma abaganga bakanzura ngo harabura bakabwira nk'umurwaza wawe ati uyu nguyu byagiye umutima wahagaze gutegura ati byarangiye hanyuma mu isezerano ry'Imana ndavuga ngo ntahandi byarangiye umuntu ashobora kweguka kongera akaba muzima kugira ngo azashike kuri ya gahunda ye n'Imana basezeranije afate wa mugisha w'Imana. Ariko nshobora kugusezeranya ejo nagira nkana wantu nyitwaraho nabi ngavuga ati nibyo nagusezeranya ntabyo kiguhaye. Umuntu ugeze kumbwira kamera ndamusezera arambwira ati no se nzaguha kamera rwose ntugire ikibazo uhumure. Imana irambwira ngo murondore ko afite uyu mwuka
umwuka ntago muvuze wenda ariko ndavuga ko Si ngombwa kumuvuga. yarafite Ahubwo umwuka w'ubusambanyi, ni- yarafite umwuka w'ubusambanyi, namwatuje hari umuntu ugira umwuka w'ubusambanyi no gukoresha bya byuma bagura n'uwi Buraya, bya byuma bajya bagura muko Imana byo rabinyeretse, arambwira ngo rero ibi ngibi bireke nutabireka bagura bikinisha bikinisha ibi ngibi nutabireka ntabwo uzakira ubwiza bw'Imana neza y'Imana, kandi ibyiza by'Imana bizakuba kuri, ariko nubireka hari ibintu Imana igiye gukora ndabimubwira. Aranje ahita avuga ngo naze ngo kumbwira ngo rukumpanura ibyo ngibyo nje nakwemereye na kamera ntunavuge ngo nibure ngo wenda ngo unsabire imigisha, ibyo ngibyo bihuriye na kamera nzaguhereza kandi wakagombye gusenga, ibyo byose bigahita bikurwaho. Nabwo ati ntago nabisengera ko ntago kukubwira ngo ukabireka nkagusengera Imana ikagureza imbaraga. Aravuga ngo kubera ko urukumbwira ibintu bitandukanye n'ibyo nshaka na kamera ntaho nzaguha. yisubiraho nakubwiye ati turawihane iryo ni isezerano nta kamera nzaguhera nagukora ariko urambabaje uyu munsi nta na kamera nzaguha. uwe ni umwana w'umuntu ariko Imana yo niyo ugeze muri hahandi cya gikombe cyitwa baka bya bindi bikomeye iravuga ngo mwana wanje akira ubuzima, sujya umva ngo baramupompye bakongera akamupompa bakamushitura mu mutima bakawushitura akongera akeguka akagira ubuzima. Ni kwa kundi kankubwire wowe usenga ufite isezerano ry'Imana, nubwo waba uri gusuzugurwa uyu munsi uri gukora akazi ubona nyine gasuzuguritse mu maso yawe, ariko ako kazi kagiye kuzavamo ibintu bikomeye kubw'isezerano ry'Imana ufite. Wowe komeza gusenga wizera Imana, isezerano ry'Imana rizakugeza kure, ntugire ubwoba uhumure. Ni isezerano umuntu ufite isezerano ry'Imana sava, ariko niba ukizeye amasezerano ya company abarayasesa ibyo yita kontara mujyana kontara rwose kuvuga ati rero turabona tudahuje n'ibyo ushaka itegeko ribigenga kontara ihagaze gutyo wasinye kontara ukataha mu kazi imbere y'igihe tugukorera ibi ngibi reka tubikuzuriza ariko ugenda yego ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo waje ugambira ahubwo waje ugize ute ugomba kuguma mu kazi wenda n'urugero njye maze iminsi nibwira abantu ijambo sibwo bwamenye kurivuga n'amagambo 3 turebe twumve twige n'amagambo 3 gusa n'amagambo yoroshye sinzi impamvu abantu batayumva abantu bari kwisibiza kandi Imana yarabakopeje ariko bari kwisibiza bareba bagakopera ibyo Imana ishaka ko babikopera ko biri hano mu kiganiro no kuri nibi bone habura iki kureba byonyine ukumva ukiga nirihe somo kuye mu kiganiro ugigira ubwoba bw'umukristo w'imisi ubwoba bw'umukristo w'imisi umukristo w'imisi ateye ubwoba ariko ku bantu badasenga twe twamaze kumenya no gusobanukirwa Imana ikatugirira imbabazi. Umukristo ateye ubwoba akwereka uruhande rw'imbere gusa dukaha mu visage y'imbere gusa hano akakwereka kari umukristo ariko minyuma Mana yanjye we byabindi nk'umuntu ni mugari muri mugari wamugenda ntiwamurangiza kandi wabasanga we wagira ngo mu rusengero nka gutya niwe wicaye ku mwanya w'imbere korale yaririmba akarira kanatera amakorasi menshi, korale yaririmba akarira yanajya gushima imbere akashimarira akarira agahogora ariko yagera ku bapangayi biwe yagera ku mukozi wo mu rugo kose uyu muntu kibaza uwo wabonye mu rusengero no wabonye mu rugo ukabona biratandukanye, uwo wabonye mu rusengero no wabonye mu muhanda buhuye ukabona biratandukanye nta naho bihuriye. Kandi uburyo umukristo akagombye kumanza kera imbuto abaturanyi agasa n'ibyo avuga akagenda byabyo bakagira mu rusengero ntago mu rusengero tugiye ngo tugiye ngo kweremo imbuto oya ahubwo mu rusengero tuba tugiye gusaba imbaraga burya imbuto tuzerera he mu bantu bacu. Ubundi umukristo nyawe urumva David si ngombwa hari n'abantu bavuga ngo numva ngo mu murondore ngo n'umukristo cyangwa se umukristo oya amaso y'umubiri n'amaso y'umwuka akwereka umukristo nyakuri wariwe. Umukristo nyakuri agira guca bugufi muri we kandi arumvikana, kandi umukristo nyakuri ntagakereye intambara. Umukristo nyakuri aho kahosha iki ahosha intambara. Umukristo nyakuri ashobora kwemera ibyo atakoze kugira ngo intambara zigire gute zirangire atari uko afite ibyape aho karuko kugira ngo agire kimwe akize intambara zigire gute zirangire. Yesu hari ibyo yagiye yemera kandi atari uko yagize gute. Niba ageze mu rusengero hagasanga hari ibintu by'amacakubiri birimo n'iki akabikuramo akabihunga kugira ngo ibyo bintu bigire ute birangire. Hanyuma ari akantu uvuze ati akagira mu rugo kubapangaye, reka tubwiye abapangayi abantu mudafite amazo yanyu ukaba udukurikiye
nyaboneka reka nkubwira ati Imana ikugarukeho kumupanga biravuna birababaza hari uwakize ubukene abukubitira abandi ari umuntu wigeze kumbwira ati reka se twarasenganye pe ageze kure ku ruhande rw'umubiri umurebye wavuga ati nukuri byaremeye amazu yarubatse ibintu bimeze neza ahubwo ati nase ko ufite umwuka w'Imana ko hanura bigasohora kutaragitera imbere kutaragera kure bimeze bite ati n'ibiganiro bikoresha telefone uretse na telefone we nibyo tunabyihorere ntese ufite imodoka abantu menye nanjye ko kantu nakagaruka kuko abantu babona Innocent ni umukozi w'Imana kuko tutamushyigikira ngagure kamera sibyo kamera irahenze byibura ajya akora ibintu bigaragara neza nk'ibi byo mba nkora hano naho arambwira ati yewe na kamera uyibure ati se wakoresha arabwenge ukareba uko bigenza mu bwenge ukayibona ndanje ndavuga ati rero buri iby'Imana tibisaba kwirukanka iyo gukereje iragutegera cyane kandi kunyurwa nuko Imana ikugize ugatanga ibyo Imana ikubwiye biba ari byiza cyane kuruta uko wakwicira inzira ni ukuri kwihoraho David sinzigera mfata umuntu ngo pa amafaranga ngusengere imbere y'Imana n'abantu badukurikiye kuri kamera ntabwo nzigira nkwaka amafaranga igihe cyose nagusengeye ntabwo nzigira nkwaka ibitambi igihe cyose nagusengeye ntabwo nzigira nkubwira ngo kora ibi kugira ngo ubone ibi ntibishoboka nzakwatuza Imana n'impema ire ko kubwira ngo ihane uzihana numara kwihana uwo n'umunyago ijuru rizamperamo umugisha ijuru rizambwira ngo warabwirije umuntu arahinduka areka ibyaha areka ibibi ahinduka mu mutima rega ntago twe dukora ngo kugira ngo dukore ibya hano mu isi twe dukorera duharanira ubwami bwa hehe ngo mu ijuru gusa nanone hano mu isi ari byo dukeneye ibitubesha hano mu isi wenda none wagize ngo iri jambo ry'Imana Imana naguha umugisha David ugafata internet yawe kugira ngo iri jambo ry'Imana ritambuke isi yose ribone Imana iguha umugisha hari abantu Imana yateguye hakaba nta muntu ushobora gutegura ngo avuge ngo David ngo ha internet y'amezi 5 ujye ukoresha internet y'amezi 5 ndayiguhaye ntigeze igera ibure akavuga ati ndabikoze no kuri ku Imana shamana Imana iguha umugisha reka tuvuge ku bintu urumva tuvuye ku bintu hari ibyo dukenera no kwisi kino ni igihe cyiza kuvuga ivugabutumwa abantu bashobora kudukurikira bari ahantu hagiye hatandukanye ariko ni igihe kibi nanone ijambo ry'Imana rigenda ribarekeye rigenda rirumba pe ubwo rero kugira ngo abantu twe dusigase kumva ijambo ry'Imana twumva n'abakozi b'Imana kugira ngo tugende twumve ibintu by'umwuka wera nuko tuba tugomba gushigikira abakozi b'Imana tukagira Innocent ngiye kanisabira abantu badukurikiye ukoresha ibiganiro telefone ni yerekwa ryanjye ngize mu kiganiro nukuri nanjye ni yerekwa ngize ku muntu udukurikiye hano sinzi kino kiganiro uzakireba nushaka uzakireba hashize imyaka 10 yego uzaduhamagara utubwira ati bimeze bite ko numvise muvuga gutya na gutya byarakemutse cyangwa ntibyakemutse niba ukidukurikiye tukigishyiraho uko bimeze kose ugize gutya ukavuga ati Innocent yego ngiye ntangije fondation yugira ngo tubone ibikoresho bya Innocent nukuri Imana umfada Imana mbanata Imana iguha umugisha pe ngiye nago wasira umugisha ahubwo avuga ati Imana habwa icyubahiro Imana iguha umugisha Imana ngiye ntacyo nakora Imana itagize iti David Imana itanga umugisha nukuri turi mu iki kiganiro imbere y'Imana dore ndamara ikiganiro ibi ntago twabivuganye ariko kuko mwuka Imana gukoresheje byonyine akagwa n'igitekerezo akagukoresha Imana nsenga mu gihugu cyo mu ijuru ufite Imana yabera telefone nkoresha telefone Imana yabera ariko ubonye ibikoresho nka gutya nkora nabo bantu twaza tubwira ku ijwi ry'amahoro bajya babona ibintu byumva neza bigaragara neza adakoresha telefone yego kandi ubona ibintu bigaragara neza birushaho no kugira ngo ufashwe nukuri sibyo yego David hagira umuntu uvuga ati ngiyewe ntangije fondation nashaka atangize ku kinoti y'igihumbi neza kiraba ari ikimenyetso ni ikimenyetso gikomeye kandi Innocent uzabimbwiye kari umuntu wawe tuzaza tubivuge hano nukuri nzaza mbivuge tuzatubivuga hano tuvuga ati hari umuntu twakoze ikiganiro umuntu avuga ati ngiye nta mafaranga mfite kuko duha tuvuga ati nk'umukozi wo mu rugo nk'iki nyine akazi kose uzabukora akavuga ati ngiye ntangize fondation ayo mafaranga uzabutanze tuzayizereramo ibikoresho bizaboneka nukuri tuzaza umuntu tuvuga izina rye tuvuga ati umuntu atangije umurimo ukomeye kuri Innocent yego tugiye kugura ibikoresho bya Innocent amen ubundi abantu bavuga ngo ibintu bimeze gutya umugisha ntabwo bawuhabwamo impano si kado umugisha urakorerwa umugisha si igeno ntago bawusengera umugisha uko bakorera
umugisha nibagenda nkaho usenga wabonye ahantu bajya gusengera umugisha no kuraya ari kintu ntaho navuze amasengesho menshi ariko nta muntu wagiye gusengera umugisha ngo mane mu mugisha utakoreye se David niyo mpamvu kenshi ntabwo Imana igivuga ngo mwana wanjye kubera ko wazamutse imisozi abana ukabagurira imyenda myiza ukabaha imigati myiza isize ariko hari icyo naje kumva Imana ivuga Imana igivuga ngo kuko wambitse abakene ukagaburira imfubyi ukigisha abapfakazi ukagaburira umuturanyi wawe ngo uhaye umugisha Imana ishimwe ntabwo nzi igihe kino kiganiro umuntu uzakirebera uzavuga ati nge ntanze icyo gihumbi gutera inkunga umurimo w'Imana ntushobora kuza gutera inkunga burangira kuntu nabonye abantu bazi gukora umugisha nkaguke kahita guhamagara ati no sa hari ubundi byuma nangahe kugira ngo ndebe ayo mfite turebe ko twahita tubishaka ari umwe gusa inge hari umuntu nzi waguze ibyuma by'urusengero rwose miliyoni 6 abantu banda tuzi bya miliyoni 10 ariko yavuze ati reka nkuri by'ibanze byamaka ku rusengero rucurange 6 aragura burani byandi Hezekiya yavuze Hezekiya igihe cyo gupfa ko cyari cyageze anje aravuga ngo Uwiteka wibuka ko nageraga mu nzu yawe mu rusengero rwawe rwera wibuka ko nasanye urusengero wibuka ko nasanye urusengero ihangana wibuka ko nashizemo amadirisha wibuke ko namenyagura ikigirwamana cyitwa Bari inyundo nkayibika ivure niyo mpamvu ngo yerekeye ivure ngarangira atakama ko yerekeye ivure ni ya nyundo yamenyagurije ibigirwamana bya Bari arangiza yibika ahantu mu gusenga avuga ngo mana namenyaguye ibigirwamana bya Bari ibara abantu bari barubatse nge narabishwanyaguje umaze kungirira icyizere urabyemera irangire bwa Yesaya iravuga ngo Yesaya subirayo sura kwa Hezekiya bwe ngo nge imyaka yo kuba 15 ndavuze ko Imana ishobora kukurinda kubera ko byo nyine utambutse ibiganiro hano n'ijambo ry'Imana yarandinze twa twicaye mu modoka nitegedo nta modoka ngira ndagenda ndizamuke nirangara muri telefone mbona ngo modoka hango ni howo niki twicaye mu gakwastere mbona rwaje rwatwatatse chauffeur sinzi ko Imana yamukoreyemo abakasenga hano abantu barangije barasakuza ngiye mva muri telefone ntazi byabaye ndavuga ati tinoko namve mu murimo wawe Imana none se ndavayo bawandengeye haleluya Imana azi turizo manuka nakiri nibi ngibi ukuri yego pe hanyuma reka tujye kumva message y'Imana twumva ijambo ry'Imana ngiye weza inosa kanya karambuye akanya ka kiminota 15 inosa 15 rahagije yego 15 rahagije 16 hari ni cyangwa sinini nagiye no muri vere ntare bituri hangana yego nkuba reka dukore ku mwuka w'Imana tuyobora dushaka reka dukore ku mwuka w'Imana ko mwuka w'Imana tuyobora w'itanu ugakoresha 30 ngumva ndabangamiwe nagwa 15 ugakoresha 5 yego nabwo ngumva ahubwo uko umwuka w'Imana atuyoboye niko tugiye gukora ko yabipanze ariko bibi ngiye ndaza kugaruka nyuma inosa ni karibu mikro ni yawe ikoresha ibyo ushaka nyine ndibuze kugaruka nyuma uvuze ati David bimeze gutya ariko ni karibu kandi nizeye ko abantu badukurikiye kino nababwira ni kimwe kwizera ukihana urangiza ugakurikira ubutumwa bw'Imana yego inosa Imana ishimwe cyane ngiye gutambutsa message sinzi icyo Imana ishaka ni ikizi ariko hari impamvu Imana iri kumpa message ngo nzitambutse ariko nazisengeye nkuko Imana yaje kunyereka mbona amatorero menshi ariko yaje kumbwira ngo ADPR ntabwo Imana iyibona numvishe ngize ubwoba ADPR ni itorero rizwi ADPR gute na gute ndavuga ati se gute utaribona irancecekana ntiyambwira mu buryo itaribonamo ntiyambwira mu buryo itaribona nkuko isanzwe ireba hose numva ndaceceka sanagira ibindi bintu irancecekana ikomeza kunyereka yandi mayerekwa ubwo rero wenda nawe nturambaza ngo none ngo kubera iki ngo ntabwo nshobora kuvuga urumva naye ngiye kukubaza ngo sino n'abantu bose bajya muri ADPR nyine inosa umuntu yakwibaza se abantu bose bajya muri ADPR bose nta Imana babona cyangwa ntago nemere kubikubaza ibyo byose ntabwo mbizi David ntutume mvuga ibyo Imana itambwiye ugasanga ngize ugasanga nikora umusaraba ugasanga ni buriya twe iyo dutanze message twayitanga ko itatubwiye ingaruka ziza kuri twebwe rero sinshobora kugira gutya ngo nita ngo mvuge ngo ntanze message ngo agire ibyo nongeraho
ngo ko yagize njye nasenze ndancecekana nta bindi yongeye kumbwira kuri ADPR yambwiye ngo ADPR man ntagibona ADPR yambwiye ngo ADPR sinyibona sinyibona sinyireba ubwo naje gusenga numva nta bindi naje kugira kubona yancecekanye ariko yasinyireka ibindi ngiye gukomeza kuvuga ubwo rero urumva nuko nyine ariko nkuko Imana yakubwiye nayo ngiye kubaza ati se buriya Imana yaba yarabonye ADPR na mbere nuko nyine wakomeje kuvuga ati sinkubaze mbere yarayibonaga cyangwa Imana yemeye ko inyereke imbwira ibyo ngibyo ngo mbivuge irashobora ko yazanyereka ibindi cyangwa se ntinabinyereke ubwo yo hari impamvu cyangwa se kabyereka n'undi muntu kuko wenda mvuze gutya yambwiye ngo ntanga mbwire ADPR umuntu wese usenga ADPR uyizi ko Imana itayibona rero kuba itayibona ntabwo yambwiye ngo n'abakristo bose ngo n'abikibe bose oya nabangiye kubeshya uko itambwiye gusa ADPR ntabwo Imana iyibona niba ari yaheriye ntabwo mbizi ko yambwiye ADPR rero ifite abasenga benshi gute na gute nabo nibasenge hanyuma dukomeze dusenge cyangwa se bani basenge ubwo ntibambaze ngo kubera iki ngo wiki Imana niyibizi yego reka dukomeze twikomereze Imana ishimwe ko ni Imana y'amahoro ni Imana ireba yego ibyo ngibyo naje kubibona mbibonye birarangira ngiye kubona mbona nanone insengero nyinshi nagiye kubona ibyo birangiye mbona insengero nyinshi zibaye umusaka izindi mbona ziguye hasi izindi zirasenwe nkuko Imana arambwira ngo haje icyo kuvuga ngo kugurisha insengero kuri business uko Imana aje kuntangariza aramwira ngo bwira aba bantu kuko nabonaga insengero zirimo zuzuye zisa nkaho zuzuye ibyatsi byinshi nagiye kubona insengero zifite ibyatsi byinshi nyinshi zitandukanye uko Imana arambwira ngo abantu benshi bavuyemo ko nabonaga abarimo ari bakeya mu nsengero zose zo kuyisa ari bake ari nkuko wenda urusengero wabona ruvuye hano ukagira nk'iriya ariko wajya kubona ukabona harimo nk'abantu babiri cyangwa abantu batatu uko Imana ati do reba ndareba namwe ngo abantu bose babaye ngo bibereye busy ngo ntago bakinkeneye ariko ngiye gukora ikintu kigiye gutuma baza bari kunyirukankaho ngo bankenere cyane ubwo nagiye kubona mbona ko urusengero rwa runini mbona rusa nkaho rubaye ruto cyane uko Imana aramwira ngo ibyayo babyanze hakiri kare bagiye kubishaka bitagishoboka ibyo biba birarangiye ibyo birangiye nagiye kubona mbona mu muhanda umuhanda habaye impanuka nyinshi zitunguranye abantu bakora ingendo baze gusenga kwezi kwa gatandatu hari impanuka igiye kuba ikomeye ubwo ndabwira abantu bakora ingendo zo mu Rwanda ariko zitandukanye mu ntara zitandukanye impanuka z'amabisi Satani hari abantu ishaka kwibamo ikabateza iyo mpanuka ikabajyana ndambwiye rero yaje kumbwira ngo mbwire abantu bose bakora ingendo zigize zitandukanye asengera ingendo zabo kuko igihe umuntu adashobora gusenga Imana gutya Imana igahita irokoramo abantu yamara kubarokora ubugingo bwabo bugakomeza ariko hari n'abantu barangara Satani akabiba yamara kubiba yari umunyabugingo ugasanga ubwo bugingo bubuze kwibwa n'abadayimoni abantu benshi batari bazi ukuntu kwibwa n'abadayimoni bigenda kwakundi Satani akurangaza ntusenge wenda ntugire gute wafata n'urugendo nturusengere wakora impanuka ugasangira kujyanye Imana yumva isengesho ry'umuntu usenga n'udasenga iyo yavuze ngo Mana undinde Mana ugendane nanjye hagiye Imana igira gutya ikagendana nawe koko ariko iyo adasenze ari mu byaha hagiye impanuka igira gute ikaba yamuhitana nuko byarangiye uko Imana arambwira ngo
n'abantu bagiye gucisha bugufiya. Nagiye kubona mbona ababosi abo twita ngo n'ababosi barahombye, mbona abandi barasaze, mbona abandi bataye ubwenge. Nayibonye numva ubwoba buraje, numva ngize ubwoba, numva sinzi no kurya birananira, numva ngize ubwoba mu buryo bukomeye. Gusenga bishaka kunanira, ubwo kurya n'ugusemba. Iyo turi gusenga tuba turi kurya. Numva gusenga biranze, ariko numva muko Imana akomeje kuntera imbaraga, ndakomeza ndasenga. Ko Imana arambwira ngo nta kindi cyatuma ndengera abantu, cyatuma mbafasha, cyatuma mbakuraho uwo musaraba bikoreye ako kaga, nuko banyegera. Nabonaga ababosi bahombye mu buryo bukomeye, ko nabonaga bagenda aho babaga bari kunyura, nabonaga hari kwaka nk'umuriro. Nuko kwaka nk'umuriro nkabona utwitsa abantu benshi. Uwo muriro nabonaga ari ibyaha. Ibyo byaha bigatuma abantu benshi bahomba. Nagiye kubona nkabona abantu benshi Satani bategera mu busambanyi, bwo busambanyi bagafatirwamo, bamara gufatirwamo abenshi Satani akabahombya, bafatwa n'ibyo bari gukora, akazamo ikintu bita igihombo cyo kwishyura ibyo ngibyo bafatiwemo. Akantu kose umuntu ari gukora yihishe, nkabona gahise kagaragaramo uburyo bukomeye. Bari kubyumva barabyumva, Imana itanga ubwenge bwo kubyumva cyane. Ibyo birangiye, nabonaga abagore basaze, ababosi barasara, abasore barasara, abo wabonaga benshi bakagenda bivugisha mu muhanda, abandi bari kurira kubera ibihombo. Nabonaga ikimenyetso nk'umuntu afite miliyoni 15, nkabona hahindutse nk'igihumbi, nkabona iyo miliyoni nka 15, nkabona zero yose avuyeho hasigaye nk'igihumbi 500. Iki gihumbi 500 cyashe nkabona kirashonze, nkabona gifashe akakigura nkabona yisafashe ikibiriti akakijyana. Ko Imana namwe abantu bagiye guhomba mu buryo bukomeye butigeze kubaho. Ariko nagiye kubona mbona n'abandi, najya kubona nkabona ikintu kimeze nk'amafaranga 50, igiceri cya 50, nkabona kirahindutse kibaye amafaranga menshi. Nuko Imana namubwira ngo bwira abantu ko ngiye gufasha abanyantege nke bagahinduka abanyembaraga, kubera ko banyubashe bakagerageza kugendera mu nzira zanjye. Ndetse najyaga kubona nkabona nabo bandi babaga batanashoboye. Cyaje kuntangaza kikantera n'ubwoba, nuko nabonaga nabo ngiye kubona mbona batumbagiye cyane, mbona habaye nk'iyererekanya bubasha kuba boss n'abandi baciriritse. Nkabona byende ba boss bari bafite, nkabona abaciriritse ari byo babigize. Kuko Imana namwe ngagiye kunyuranya ibihe, abari bazi ko batunze bafite bagiye gukorera ababazi ko baciriritse, bagiye kubakorera. Numva ngize ubwoba cyane, ndavuga ngo Mana tabara abantu bawe. Ariko najya kubona nkanabona harimo nkanabona abandi bafite, nkabona ibyo bari bafite biri kubye cyane. Umuntu ubasha Imana wari ufite amafaranga, nabonaga ikimenyetso cy'amafaranga nicyo nabonaga nkahita mbona umubare ari nka 5, nkabona umubare n'ubwa mbere nabibonye, nkabona umubare kuri 5, nkahita mbona hajeho nka 10, hanyuma inyuma akiyongera amazero menshi. Kuko Imana arambwira ngo aje kubyibushya abantu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri bari basanzwe bafite, ariko bubashye Imana. Imana ikabigiye kubigenza neza mu buryo budasanzwe. Rero Imana yaje kumbwira ngo nze gutangaza muri ubwo buryo. Nagiye kubona mbona abantu benshi batwite, inda nyinshi zivuyemo. Satani ashaka kwiba abana bari mu nda ariko badasengeye. Ababyeyi batwite bose, muko Imana aje kumbwira ngo basengere inda zabo batwite, ndetse n'abadatwite ariko bashaka gutwita bazisengere. Kuko umunsi wa mbere basenga, kuko umunsi wa mbere umuntu yitwise ntago yahita bimenya, ariko umuntu wese uri mu rugo ushaka gutwita n'uwo yabibwiye nabisengere cyane. Kuko Satani ari kugenda kiba abana mu nda, kuryo umwana yavuka akavuka ari wa mwana utumva iby'Imana, ari wa mwana urwara buri kanya, akaba yaguteza ubukene ukavuza bikarangira uvuze ngo wese ugatuka Imana bitewe n'ibyo urugucamo. Imana aje kumbwira ngo mbwira abantu basengere, abantu bose batwite basenge cyane, kuko Satani aje guhora mu buryo bukomeye. Ariko Imana aje kumbwira ngo nibakomeza gusenga Imana, mbene ibyo byo guhora ariko Imana aza kubicisha bugufiya, ikaza kubirangiza, ikaza kubikuraho. Nagiye kubona mbona igikundiro kije ku bantu babandi bari barakibuze ariko baragisengeye.
nuko Imana irambwira ngo mbe icyo gikundiro Imana irakizanye ije kugikuba. Nagiye kubona mbona abantu benshi babuze ibitotsi, gusinzira biranze. Nyine nagendaga ntembera nk'uko Imana ntembereza ahantu henshi hatandukanye. Nagiye kubona abantu benshi babuze ibitotsi, baricare barahangayika, imihangayiko ibaye myinshi, nk'uko Imana irambwira ngo isi ibabaje abari abanyembaraga, babandi barabanyentege nke nanone kandi ibihinduye iki abanyembaraga. Kandi ikintu cyatuma abantu basinzira nk'uko Imana yambwiye ngo ni ugusenga, ni ukwegera Imana bundi bushya birenze uko bayegeraga. Nuko naje kubona ibintu byinshi ndetse bitandukanye, ariko icyo nkundira Imana nuko umuntu wese urakomeza gusenga Imana akayegera, Imana irakora iby'imbaraga kandi Imana irakora ibidasanzwe. Nizo message naje kubona, kandi twizeye ko Imana yo ishoboye byose. Twe turaza tukavuga ibyo Imana tubwiye, kandi nta soni tufite, nta nubwo twagira bwo kuvuga, ntabwo soni nagira n'ubwoba bwo kuvuga ibyo Imana yambwiye. Nizeye Imana ko itagikoze isoni. Abantu nibihana bagahindukira, Imana irakora iby'imbaraga. Imana irakoze kunyibutsa n'iki, nagiye kubona mbona abantu benshi ntabwo banyuzwe nuko babayeho mu ngo zabo. Nagiye kubona Satani ari kubibi buryo bwose butandukanye. Abantu benshi banze kunyurwa n'ubuzima babayemo, nabiri gutuma benshi bagenda kwiyanduza hirya hino. Hanyuma rero Imana yaje kumbwira ngo mbwira abo bantu bose ko ni Uwiteka bahinduka itarabageraho, kuko iyo nkoni ifite ububabare bukomeye ndetse buteye ubwoba. Umuntu urumviye message uze gusenga Imana kugira ngo ize kugufasha no kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hanyuma Inosa, urakoze cyane, dufashe igihe kitari kinini, kitari na kigufiya, ariko byose kubw'Imana iduha akanya nk'aka. Urakoze. Reka dukomeze ijambo ry'Imana nk'uminota nk'itanu gusa, dufashe. Yego. Uzi ko dukunda ijambo ry'Imana. Yego nokuri. Kuko ni dusoza kumva ijambo ry'Imana, dahita dukurikiza akantu gatoya dusoze. Yego. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi 20 umurongo wa 2. Uzadusomera ubutaha nta kibazo. Turaza no gusoma muri Yesaya 40:29 uwo murongo gusa, ariko tukadusome kuri Zaburi 20 umurongo wa 2. Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, izina ry'Imana Yakobo rishirwe hejuru. Imana ishimwe. Munsi w'amakuba Uwiteka akumvire, Imana yo mu ijuru, Uwiteka Imana nyiringabo ikumvire. Umaze igihe kinini gusenga ubwira Imana ngo Mana nshira inzira, Mana ntabara, Mana ndengera, Mana ngira ibyo, Mana ngira gutya, ariko Imana ikumvire kubera ko wasabye neza. Ku munsi w'amakuba, muri ibyo bigeragezo, muri ako gahindura gucamo, muri ibyo byose uri kunyura mutahisemo gucamo, Uwiteka kumvire. Wabwiye abantu ntibakumviye, ubwira abavandimwe ntibakumvira, ariko ku munsi w'amakuba ibyo bintu byose, ku munsi w'ibigeragezo byose Uwiteka kumvire. Urimo uraca mu bintu utishimiye, ye gushaka kubyara byaranze, igihe cyarakurenganye, uri guca mu bintu bigushaririye, tere mandala binima, Uwiteka kumvire mu buryo budasanzwe. Ku munsi w'amakuba, ku munsi w'ibyago, ku byo uri gucamo byose mu buryo butandukanye, Imana ikumvire. Imana ishimwe. Abantu banze kukumvira, kambani ntiyakumvira, aho utuye ntibakumvira, uravuga yewe biranga, ugira gute biranga, mu torero ntibukumvira, hehe ntibakumvira, ariko iyi Mana twiringiye, iyi Mana ikumvire mu izina rya Yesu. Mu byo ukora, mu byo ucuruza, terasi eta me enemanda, Imana ikumvire mu buryo bwose. Urashaririwe n'ibihe, urukumva wasebye, urukumva wamwawe, ariko urimo gusenga Imana, uri mu buzima utishimiye, uri mu buzima bugushaririye, yego wavutse ahantu hadakomeye, uvuka ahantu haciriritse, ariko Imana ikumvire, ihindura amateka ku buzima bwawe nkuko yumviye Dawidi. Dawidi yaraciriritse, nta bindi byatumye Imana imwumvira, suko yize amashuri menshi, suko yavukaga ahantu hameze gute, ahubwo yamwumviye kubera ko yasenze Imana. Yego nawe uvuka mu muryango ukomeye, uvuka ahantu hadasanzwe, ariko hari byanze gushoboka, Imana nawe ikumvire, ibyo byose bikunde, ibyo byose nibyemere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavuze ngo navuga ngo Imana ikumvire. Isi
ibi yuzuye n'iby'Uwiteka. Aho unyura hose ni Imana yaharemye, ibyo ucamo byose ni Imana yabiremye, ibyo uri kunyuramo byose ni Imana yabiremye. La tositara benemanda toblasi elave anihai. Imana ikumvire. Umaze igihe kinini ucuruza byaranze, umaze igihe cyose ugerageza byaranze, ariko ndi imbere y'Imana isumba byose yampamagaye. Imana ikumvire, ibyo uri gucamo byose Imana ibikore. Tela aboshayidi manda lela tala be edeva. Imana ikumvire nshuti yanjye. Yego wararize uca mu bintu bikomeye, uravuga ngo mbese biragenda gute? Imana ikumvire ku munsi w'ibyago ndetse no ku munsi w'umunezero. Imana ishimwe. Rero nshuti yanjye, ibyo urimo byose, aho uherereye hose, ibyo uri gukora byose, ibyo uri gucamo byose, ibyo ushaka gukora byose, Imana ikumvire. Abantu banze kukumvira, abantu bakumviye ubusa, abandi baraguteragirana, abandi bavuga ngo ntibyakunda, kwa muganga baravuga ngo ntibyashoboka, kwa dogiteri ngo ntibyakwemera, abanyamashuri baravuze ngo ntibyakwemera, ariko Imana ikumvire. Imana ishimwe. Wowe turi kumwe hano, wowe urukurikiriye iki kiganiro, Imana ikumvire. Ukimara kugifunguye ukaba unagisoje, Imana ikumvire. Ubona akazi, ubona urubyaro, ubona ubuzima buhindutse, ubwo burwayi bukire, iyo mitsi ikire, iyo mahembe bakoherereza atesha agaciro, mu kazi bigende neza, Imana ikumvire. Ubona umugabo wawe bigende neza, kubwisengesho uri gusenga, Imana ikumvire. Kuba udafite amafaranga yo madeni, Imana ikumvire. Kubwo gusenga kwigwa byagurimo, Imana ikumvire. Mu kazi promotion yibone, ubuzima buhinduke, ku bana buhinduke, ku buzima bwawe buhinduke, Imana ikumvire. Nata navugaga ngo Imana ikumvire. Aho uri hose ni mukwayo, ibyo uri gukora byose ni mukwayo, yewe ibyawe aho biherereye byose ni mukwimana. Imana ikumvire. Rero navugaga ngo Imana ikumvire. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe, Imana igwereze umugisha, Imana kuko wayitakambiye. Rero Imana ije kukumvira kubyo uri gucamo byose. Imana yaze kwifuza ku mutima wawe, Imana igushigikire, Imana ikwambika imbaraga. Ni byiza kuko Imana ikora ibirenze iby'ubwenge bwacu butekereza. Reka dusome nahanga dusoreza hanga kuri Yesaya 40 havuga ngo ni intege nke abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Yo, Imana iguhereza imbaraga rwose. Wari uri mu bigihe cy'intege nkeya, wari uri mu gihe cyo kuvuga ngo mbese Imana bimeze gute, ese Imana kubera iki? Icyo gihe cy'intege nkeya, yo, uhindutse umunyembaraga. Akira imbaraga Imana iguhaye. Wari uri mu ntege nkeya, warasubiye inyuma, warasubiye mu byo wari waravuyemo, ariko ngera imbaraga. Akira imbaraga zivuye ku Mana. Nihe ihereza intege nkeya abari nisubiza imbaraga mu bari bacitse intege. Yo, akira imbaraga z'Imana, nshuti y'Imana. Ayiwe, akira imbaraga z'Imana, akira gusubizwamo gukomera, akira gusubizwamo ubuntu bw'Imana, akira gusubizwamo ubutabazi bw'Imana, akira gusubizwamo ibyiringiro. Warasengaga ariko usigaye usenga vanse Imana, uranzi, urambona, ntabwo mbona. Akira gusubizwamo imbaraga. Wari waracitse intege, akira gusubizwamo imbaraga. Imana iguha umugisha, ihaze kwifuza ku mutima wawe, Imana ikunezezwe. Ibyo bitashobokaga byose uyu munsi bigiye gushoboka, ibyo byanze kwemera uyu munsi bigiye kwemera, ibyo byanze gukunda uyu munsi bigiye gukunda. Ititeye kuri kavukire yawe, titeye ku mashuri yawe wize, ititeye ku cyubahiro ufite, titeye kuri kampani ukorera, Imana igiye kukugarukaho, igiye gukora iby'imbaraga, Imana igiye gukora ibidasanzwe. Maze igihe mvuga ngo umukire udakijijwe ameze nk'igitambambuga, nk'umwana muto utazi kugenda, kandi umukire w'umunyabyaha, igikire cy'ikinyabyaha kirarutwa n'umukene w'umukiranutsi wubaha Imana. Nshuti y'umusaraba, muvandimwe, rero ndakwifuriza mu bukire bwawe saba imbaraga Imana, mu bukene bwawe saba imbaraga y'Imana, kandi uyikiranukire. Uri umurame, uri umuragwa, uri umunyabugingo, uri uwo kubaho no guseka, uri uwo kunezererwa, uri uwo gushima. Mu Imana yaremye, yaturemye ko tuzanezerwa, tuzashima yera, ntabwo yaturemye ko tuzababara. Ariko Imana ihindura ibihe, niyo ishobora guhindura ubuzima bwawe. Imana iguha umugisha. Mwakira neza ijambo ry'Imana, kandi Yesu ahaze kwifuza ku imitima yanyu ibihe byose. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma Innocent, turagushimiye cyane, haba dutangiye ikiganiro kugeza tugisoje. Dushimiye ku muntu wese wakurikiye ikiganiro cyose kugeza gisoje, cyakirimo amagambo meza kandi amagambo adufasha muri urugendo rwa hano ku isi, kuri iyi si itadufitiye impuhwe, kuri iyi si dukubita itatubabarira, ariko nanone tumenyeye neza ko cyangwa tuzi neza ko hano atari iwacu, ahubwo aho dusiganirwa, niho twese twerekeza, ni mu ijuru. Imana ishimwe. Kandi iyo ikintu gitambutse kiba gifite impamvu yacyo, cyangwa se abantu basenga baba bagomba gusenga kugira ngo icyo kintu maze gusobanuka ibyacu neza. Innocent, tubwiye nimero yawe unasoze n'isengesho. Imana ibamugisha. Nimero yanjye ni 0788 25 10. Abari hanze ni agateranyo 250 788 25 10. Kadusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu
Tela boshai demanda la kota la bini mala sile vodrole bashaini mnahai. Urakoze kumvisha gusenga kwacu dutangira dusoza kandi kwakoze iby'imbaraga ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego. Hanyuma ku bantu batari bakora subscribe, mukore subscribe munasharinga n'inshuti zanyu. Mujye no kujwi ry'amahoro mukore subscribe. Amen. Mana amahoro komeze kubarinda. Amen.